Igisura ni kimwe mu bimera biza ku isonga mu bimera bivura, ndetse buri igisura gishobora gukoreshwa mu kuvura indwara nyinshi, kandi izo ndwara ugasanga ni indwara tuzahaza harimo n'izikomeye. Burya igisura kibonekamo intungamubiri z'ingenzi zinabasha kunganira ibyo turya, ugasanga nyine ugize ubuzima bwiza cyangwa se utandukanye n'indwara bitewe no kurya cyangwa se gukoresha igisura. Igisura cyongera ubudahangarwa bw'umubiri, bityo rero ugasanga kigabanyije ibyago byo kurwara cyangwa se kuzahazwa n'indwara za hato na hato. Igisura gishobora gukorwamo amavuta yo kwisiga, ukayasiga ku ruhu ukivura indwara zifata ku ruhu, ndetse nanone buri igisura ushobora kugiteka cyangwa se nanone ukagikoramo icyayi cyangwa se ukagishyira mu mazi ukinywera ayo mazi. Igisura gifite ubushobozi bwo kwica udukoko two mu bwoko bwa mikorobe, harimo nk'udukoko twa bagiteri, udukoko tw'amavirusi n'udukoko tw'imiyege. Burya igisura gifite ubushobozi bwo kwica utwo dukoko no kuvura indwara ziterwa n'utwo dukoko. By'umwihariko rero mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe indwara 40 ushobora kwivura ukoresheje igisura, cyangwa se indwara 40 wakwivura ukoresheje igisura, tunakubwira n'uburyo wagikoresha. Ubundi kuva kera igisura cyagiye gikoreshwa mu buvuzi butandukanye, cyane cyane ubuvuzi gakondo. Igisura burya kinitwa la reine des plantes médicinales, cyangwa se umwamikazi w'ibimera bivura cyangwa se bikoreshwa mu kuvura. Tudatinze rero reka turebere hamwe izo ndwara 40 ushobora kwivura ukoresha igisura n'uburyo wagikoresha wivura iyo ndwara. Indwara ya mbere burya ushobora kwivura ukoresha igisura ni indwara y'impiswi cyangwa se diyare. Burya igisura gifite ubushobozi bwo gutuma ubasha gutsitwe ibasha guhagarara ukabasha kwituma neza. Igisura burya gisukura amara, kigatuma imyanda iri mu mara isohoka ikavamo neza mu mara hagakora neza. Ibyo bikagira ingaruka nziza ku bantu bafite indwara za diyare cyangwa se barwaye diyare, ku buryo bashobora kudakomeza kugira diyare bitewe no gukoresha igisura. Ufata ikiyiko kimwe cy'igisura cyangwa se cy'ifu yakuwe mu gisura, hanyuma ukakivanga n'amazi y'akazuyaza, hanyuma rero ukabinywa rimwe ku munsi kugeza ya diyare ikize. Ushobora kubinywa igihe cyose cyangwa se imyaka yose waba ufite. Indwara ya kabiri ishobora kuvurwa n'igisura ni indwara yo kuribwa mu gifu cyangwa se indwara ya gastrite. Burya igisura gifite ubushobozi bwo kugabanya acide yo mu gifu igihe yabaye nyinshi, ndetse no kugabanya ubusharire n'uburibwe buterwa n'iyo acide yo mu gifu iyo yabaye nyinshi. Ufata igisura ukakinywa, ukagishyira mu mazi, hanyuma ukayanywa mu gitondo, ariko nturenze rimwe ku munsi, biba bihagije, bikagenda byomora binagabanya acide yo mu gifu, ugasanga nyine utandukanye n'uburwayi bw'igifu. Indwara ya gatatu ishobora kuvurwa n'igisura ni indwara ishobora gufata impyiko zawe. Burya hari indwara nyinshi zishobora gufata impyiko. Kurya cyangwa se kunywa igisura mu mazi byagabanya ibyago byo kuzirwara. Igisura gisukura umubiri, kigasohora imyanda iri mu mubiri, kigatera imikorere myiza y'impyiko, bityo ibyago byo kurwara impyiko bikagabanuka. Hano nywa igisura kivanze n'amazi byuze inshuro 3 mu cyumweru, ariko ukagenda nyine ugenzura neza ko ari inshuro 3 nyine wakinyweye mu cyumweru, bikagira ingaruka nziza ku mikorere y'impyiko no kugabanya ibyago byo kuba zishobora kurwara. Indwara ya kane ishobora kuvurwa no gukoresha igisura ni bimwe mu infection vaginale, cyangwa se zimwe mu ndwara z'ama-infection zifata mu gitsina gore cyangwa se mu gitsina cy'umugore, zitwa infection vaginale. Izo infection zishobora kuba zatewe n'udukoko two mu bwoko bwa bagiteri cyangwa se udukoko tw'imiyege, ari nabyo byitwa yeast infection. Ufata igisura rero kivanze n'amazi ukabisiga ahantu hafashwe n'iyo ndwara, ukabirekeraho byuze iminota 15, cyangwa se ukaba ushobora gukoresha amazi yacyo ukayigikaraba muri iyo myanya y'ibanga, hanyuma rero warangiza ukinyuguza neza. Ariko bishobora gutera ikindi kibazo mu gihe bikoresheje nabi. Indwara ya gatanu ishobora kuvurwa no gukoresha igisura ni umuntu ufite amaso yabyimbye kandi amurya ku buryo abaye abyiringira, kandi ukabona yabaye umutuku. Burya ari amaso y'umutuku, cyane cyane nk'amaso y'amarundi, cyangwa se nanone izo ndwara zifata amaso zigatuma byimba, ushobora kuzivura ukoresheje igisura. Ufata igisura ukagishyira mu mazi cyangwa se mu tuzi duke, hanyuma rero ugashyiramo gatonya ngakacyo mu maso, ukabirekeramo iminota 10. Ariko ibi ngibi rwose ni ukubikora witonze, kuko ukoresheje cyinshi cyakwangiriza amaso yawe. Indwara ya gatandatu ishobora kuvurwa no gukoresha igisura ni indwara y'umunaniro ukabije cyangwa se chronic fatigue.
uburyo umuntu uhorana umunaniro ukabije ashobora gukoresha igisura bigatuma atandukana nawo. Igisura cyongera ubudahangarwa bw'umubiri kandi kigatuma umubiri wawe ubona imbaraga ku buryo ushobora gutandukana n'umunaniro ukabije. Indwara ya karindwi ishobora kuvurwa no gukoresha igisura ni indwara zifata umwijima. Burya igisura kugikoresha hari indwara cyakurinda cyane cyane nk'indwara zifata umwijima wacu. Igisura kigabanya imyanda n'uburozi mu mubiri, ibyo bikagira ingaruka nziza ku bantu bafite indwara z'umwijima cyangwa se bafite ibyago byinshi byo kuzirwara. Ufata igisura agafu kacyo ukayashyira mu mazi hanyuma ukazajya ubinywaho rimwe mu cyumweru byibuze. Ibyo bizagira ingaruka nziza mu kugabanya no ibyago byo kurwara indwara z'umwijima. Indwara ya munani ishobora kuvurwa no gukoresha igisura ni indwara zifata ku ruhu. Burya igisura gifite ubushobozi bwo kuvura zimwe mu ndwara zifata ku ruhu ndetse no kugabanya ibishobora gutera ubwo burwayi, cyane cyane nk'ubumara cyangwa se uburozi bwaturuka ku byo twisize cyangwa se twahuye nabyo. Hano ufata amazi asukuye neza ukayavanga n'igisura hanyuma ukazajya ubisiga ahandi hafite ikibazo ku ruhu rwawe ukabimazaho iminota 20, warangiza ya minota irangiye ukabikaraba. Indwara ya 9 ishobora kuvurwa no gukoresha igisura ni indwara y'amaso, nayo cyane cyane ni amaso ushobora guterwa cyangwa se ashobora gutera umuriro mu gihe yarwaye. Ntabwo ari amaso y'umutuku gusa ahubwo yo ashobora no gutuma ugira umuriro. Indwara ya 10 ishobora kuvurwa no gukoresha igisura ni indwara z'amenyo ndetse no kugira impumuro mbi mu kanwa. Buri igisura gifite ubushobozi bwo kugabanya impumuro mbi yo mu kanwa ndetse no kwica mikorobe zishobora gutera uburwayi bw'amenyo. Buri make rero igisura cyagabanya ibyago byo kwa amenyo yawe ashobora kwangirika. Ufata rero igisura ukagishyira mu mazi cyangwa se ukagisuka mu mazi, hanyuma rero ukazajya ubikoresha woza mu kanwa cyangwa se ukabishyira mu kanwa kunyuguza ukagenda ubicira ugakoresha nk'ibyitwa umuti wa mafoshi cyangwa se ukoresha mu koza mu kanwa. Indwara ya 10 ishobora kuvurwa no gukoresha igisura n'umusonga woroheje cyangwa se pneumonia yoroheje. Buri igisura gifite ubushobozi bwo kugabanya ibibazo cyangwa se kugabanya ubukana bw'ibimenyetso by'indwara y'umusonga, kigatuma wongera guhumeka neza, kigatuma amaraso abasha gukwirakwira neza mu mubiri atwaye umwuka mwiza wa oxygene kandi kigatuma umuntu ashobora guhumeka neza. Ariko nyine ni umusonga woroheje. Iyo umusonga ukomeye ujya kwa muganga bakagutera imiti yabigenewe none ugahabwa n'umwuka cyangwa se kongererwa umwuka. Ufata igisura ukakivanga n'amazi ashyushye cyangwa se akazuyaza hanyuma ukabinywa 2 ku munsi, bishobora kuvura byibuze iyo ndwara y'umusonga woroheje, ukabinywa hagati y'iminsi 3 n'iminsi 5. Indwara ya 12 ishobora kuvurwa no gukoresha igisura ni uburibwe bw'umugongo cyangwa se back pain. Buri igisura gishobora kugabanya uburibwe bwo kuribwa umugongo, kuribwa imitsi ndetse no kuribwa imikaya. Ibyo bikaba bishobora kugabanywa nyine no gukoresha igisura. Ufata igisura agafu k'igisura ukagashyira mu mazi make cyangwa se ukabisiga ahandi hababara, ukabirekeraho byibuze iminota 30. Ukabikora byibuze inshuro 2 ku munsi bikakuvura ubwo bubabare. Indwara ya 13 ishobora kuvurwa no gukoresha igisura ni indwara yo kuribwa umutwe cyangwa se umutwe wo mu bwoko bwa migraine. Ni umutwe ubabaza cyane kandi usanga usa naho ari umutwe uhoraho. Igisura rero burya gishobora kuvura uburwayi bw'umutwe wa migraine cyane cyane ku bantu bakunda kuwuhorana. Uyu mutwe ushobora guterwa no kubaho mu muriro harimo imyanda n'uburozi byinshi mu maraso. Gukoresha igisura rero kigabanya iyo myanda n'ubwo burozi bigatuma wa mutwe ugenda ugabanuka. Ufata igisura ufata ikiyiko cyuzuza agafu k'igisura ukakivanga n'amazi hanyuma ukabinywa rimwe ku munsi, ukagenda ubikoresha bigenda bigabanya bwa buryo bwa mutwe wagenda kubabaza ndetse n'uburyo wahugendaga uhura nawo. Indwara ya 14 ishobora kuvurwa no gukoresha igisura ni indwara y'uruhu rwumagaye. Ni indwara y'uruhu rwumagaye cyangwa se kugira uruhu rwumagaye. Burya abantu bafite uruhu rwumagaye ruba rushobora kurwara, gucikagurika ndetse no gusanga rwagira ibindi bibazo. Gukoresha amazi y'igisura burya ashobora gutuma uruhu rwawe rworoha ndetse ugasanga utandukanye n'icyo kibazo cyo kugira uruhu rwumagaye. Indwara 15 ishobora kuvurwa no gukoresha igisura ni zimwe mu ndwara z'ibisebe, cyane cyane nk'ibisebe nyine bitandukanye. Cyane cyane burya nk'uko nafite igisebe ushobora gukoresha igisura cyangwa se agafu k'igisura wiyomora, kubera ko gafite ubushobozi bwo kwica mikorobe cyane cyane zo mu bwoko bwa bagiteri zishobora gutuma cya gisebe kizamo amashyira cyangwa se kikandura kikagira infection. Indwara ya 16 ishobora kuvurwa no gukoresha igisura ni indwara y'imvuvu.
burya abantu bagira imvuvu mu mutwe cyangwa se mu musatsi wabo bashobora kwisukura no gutuma utandukana n'izo mvuvu ukoresheje igisura. Vanga igisura n'amazi y'akazuyaza ubisige mu mutwe cyangwa se bikarabe mu mutwe by'ubuzima ari minota 20 hanyuma bikarabemo neza. Bizagenda bivura ya ndwara zise cyangwa se bigabanya nanone za mvuvu zo mu mutwe. Indwara 17 ishobora kuvurwa no gukoresha igisura ni indwara za indigestion cyangwa se kugugara no kubyimba mu nda cyangwa se kugubwa nabi n'ibyo wariye. Twavuze ko igisura gishobora kugabanya imyanda no kwisohora yo mu mara kigatuma igifu cyacu gikora neza. Ibyo bikaturinda kwituma nabi ndetse no kugubwa nabi n'ibyo twariye. Fata igisura kimwe hanyuma ukivange n'amazi ubinywe byibuze inshuro 3 mu cyumweru, bizatuma utandukana n'ibibazo bya indigestion no kugugara mu nda cyangwa se ibindi bibazo bifata mu nzira zigogora. Indwara ya 18 ishobora kuvurwa no koroshywa no gukoresha igisura ni indwara ya ulcer gastrique cyangwa se ulcer intestinal, n'ibisebe bifata mu gifu cyangwa se bifata mu mara. Kubera ko igisura kigabanya acide nyinshi yo mu gifu, ndavuga acide y'ikirenga ishobora kuba iri mu gifu, ibyo bigira uruhare rwiza mu gutuma igifu cyawe cyomorwa cyangwa se igisura kikomora bya bisebe biri mu gifu. Ufata rero igisura ukakivanga n'amazi hanyuma rero ukagenda ubinywa, bikaba bigira ingaruka nziza mu komora cya gisebe. Indwara ya 19 ishobora kuvurwa no gukoresha igisura ni cyagiwe uba wumva ko amaso yawe yacitse intege cyangwa se nanone no burwayi bwitwa eye fatigue, kwa kundi ureba bikaba bikugora nta kabaraga ndetse wanakumva ufite isereri ikabije, warambura amaso bikanga. Burya ufashe igisura ukakinywa cyangwa se ukagishyira mu cyayi, hanyuma rero byatuma wongera kugarura ubuyanja ukabona neza kandi ukagenda nta kibazo. Indwara ya 20 ishobora kuvurwa no gukoresha igisura ni indwara zifata amenyo. Twavuze ko igisura gifite ubushobozi bwo kugabanya ibyago byo kurwara indwara zifata mu kanwa no gutuma ugira umwuka mwiza mu kanwa, ariko buryo binagira uruhare rwiza mu gutuma amenyo yawe arindwa ndetse no kwica mikorobe zishobora gutera uburwayi bw'amenyo ndetse no kuba wagira uburwayi bw'ishinya, cyane cyane n'ugiye mu gihe ubabara ushobora gukoresha igisura ukaba watandukana n'ubwobare bw'amenyo. Ushobora gufata igisura ukakivanga n'amazi make ugakora ikimeze nk'ipate cyangwa se nk'umutsima ukagenda ubisiga ku menyo yawe handi afite ikibazo, hanyuma warangiza ukabimaza iminota 15 warangiza ugakaraba. Indwara ya 21 ishobora kuvurwa no gukoresha igisura ni indwara yo kugira iseseme noze. Buri igisura gishobora gutuma utandukana n'iyi ndwara kugira iseseme, kubera ko burya ushobora kugira noze cyangwa se iseseme bitewe n'imyanda n'uburozi biri mu mubiri. Igisura rero kirabigabanya kigatuma ya seseme ishobora kugenda ugatandukana nayo mu gihe yatewe na ya myanda myinshi iri mu mubiri. Igisura rero ushobora kukinywa buri munsi kigatuma utandukana n'ibyo bibazo. Indwara ya 22 ishobora kuvurwa no gukoresha igisura ni indwara yo guhumeka nabi, harimo nk'indwara ya asima n'indwara ziterwa n'amallergie zigatuma uhumeka nabi. Burya igisura gifite ubushobozi bwo kugabanya inflammation mu mubiri, ibyo bigafungura inzira zinyuramo umwuka bigatuma uhumeka neza, cyane cyane bikagabanya n'ubukana bw'ibimenyetso by'indwara ya asima cyangwa se n'izindi ndwara zateye gufungana mu mazuru no mu nzira z'ubuhumekero. Indwara ya 23 ishobora kuvurwa no gukoresha igisura ni umuntu ufite uruhu rwuzuyemo cyangwa se rufite amavuta menshi rwitwa oil skin. Kino gihe nabwo ni ikibazo kuko urwo ruhu rufite amavuta menshi rushobora gukurura imyanda n'udukoko dushobora kurwangiza. Gukoresha igisura rero ukabukoresha nka mask, burya nabyo bishobora gutuma utandukana n'icyo kibazo, uruhu rwawe rukagira amavuta ahagije kandi ntibitere ikibazo. Indwara ya 24 ishobora kuvurwa no gukoresha igisura ni indwara ziterwa na bagiteri, cyane cyane nk'izangiza igifu zatewe n'agakoko kitwa H. pylori cyangwa se Helicobacter pylori. Murabizi hari agakoko kitwa Helicobacter pylori ko mu bwoko bwa bagiteri gashobora gutuma igifu cyacu kirwara, ndetse usanga abantu benshi bagafite. Gukoresha igisura rero ushobora gutuma utandukana na kano gakoko ukongera ukamera neza ugakira. Indwara ya 25 ishobora kuvurwa no gukoresha igisura ni indwara y'umubyibuho ukabije cyangwa se obesity. Burya igisura gifite ubushobozi bwo kugabanya ibinure bibi n'imyanda mu mubiri, ugasanga nyine urugize uruhare rwiza mu gutakaza ibiro no kubungabunga ibiro byawe. Ngo ni byiza gukoresha igisura byibuze 2 mu cyumweru cyangwa se ukagikoresha buri munsi, hanyuma nanone ugakora siporo. Bishobora gutuma ugira uruhare rwiza mu kugabanya ibiro byawe ndetse no kugira umubyibuho uringaniye uri mu kigero cyangwa se ukabungabunga ibiro byawe.
Indwara ya 26 ishobora kuvurwa no gukoresha igisura ni indwara zifata imikaya ikakubabaza, ni muscle spasm. Buri igisura gishobora gukoreshwa mu kuvura indwara zifata mu mikaya kwa kundi imikaya ibikubabaza. Ufata igisura ukagisiga, wakivanze n'amazi ukagisiga ahandi hafite imikaya ikubabaza ugatandukana n'ubwo bubabare. Indwara ya 27 ishobora kuvurwa no gukoresha igisura ni indwara z'ama-infection urinaire cyangwa se ama-infection afata mu nzira z'inkari. Buri gisura gishobora gusukura no kugabanya ibyago byo kuba twarwara indwara zifata mu muyoboro w'inkari, tukanyara ntitubabare kandi tugatandukana n'ubwo burwayi. Ngo ni byiza kunywa amazi y'igisura cyangwa se amazi arimo igisura byibuze inshuro imwe mu cyumweru, bikaba bigabanya ibyago byo kurwara izo ndwara. Indwara ya 28 ishobora kuvurwa no gukoresha igisura ni indwara yo kugira uruhu rufite iminkanyari cyangwa se wrinkles. Buri igisura gishobora gutuma uruhu rwawe rwongera kunanuka rukamera neza, bikagabanya iminkanyari muri make ugatandukana n'iminkanyari ukoresheje igisura. Igisura ugikoresha ibyitwa face mask byibuze inshuro 2 mu cyumweru, bigatuma ugira uruhu rwiza kandi uruhu rwawe rukarambuka ugatandukana n'iminkanyari. Indwara ya 29 ishobora kuvurwa no gukoresha igisura ni indwara y'uburibwe bw'amenyo cyangwa se kuribwa amenyo. Buri gisura gifite ubushobozi bw'imiti igabanya ububabare, ibyo bikagira uruhare rwiza mu gutuma ushobora gutandukana n'ububabare bw'amenyo mu gihe ukoresha igisura. Indwara ya 30 ishobora kuvurwa no gukoresha igisura ni indwara y'ifumbi. Burya ifumbi ni uburwayi bwose butabonerwa igisobanuro cyangwa se utapfa kumenya icyabuteye. Ndetse burya igisura gishobora gutuma utandukana n'icyo kibazo, cyane cyane indwara nyinshi kikazikurinda cyangwa se kikakuvura izindi utazikora neza cyabikuvura. Indwara ya 31 ivurwa no gukoresha igisura ni indwara zimwe na zimwe zifata ibihaha. Burya hari indwara zimwe na zimwe ushobora kurindwa no gukoresha igisura cyangwa se ukazivura, cyane cyane nk'indwara zifata mu nzira z'ubuhumekero. Indwara ya 32 ishobora kuvurwa no gukoresha igisura ni indwara yo kugira umuriro mwinshi. Burya abantu bafite indwara yo kugira umuriro wajya kwa muganga bakagupima bakabura igisobanuro cy'uwo muriro, burya ushobora gukoresha igisura bwa burwayi ugagenda utandukana nabwo mu gihe nta bindi bimenyetso ugaragaza byishyize biherekejwe n'uwo muriro. Indwara zo ku mwanya wa 33 ishobora kuvurwa no gukoresha igisura ni indwara yo kugira inkorora idakira, chronic cough. Buri igisura gishobora gutuma inzira z'umwuka zihufunguka ukazana igikororwa, ndetse bigatuma nyine umuhogo wawe wongera gukora neza n'inzira z'umwuka zigafunguka, bikaba bishobora kuvura indwara zifata indwara zitera gukorora ubudahagarara cyangwa se chronic cough. Hano fata igisura ukakivanga n'amazi, hanyuma ukazajya ukabinywa byibuze iminsi iri hagati y'3 n'5. Indwara zo ku mwanya wa 34 ishobora kuvurwa no gukoresha igisura ni indwara za sinusite. Burya abantu bakunda kurwara sinusite ni byiza ko wakoresha igisura, gishobora gutuma amazuru yawe afunguka neza kandi ugatandukana n'izi ndwara. Indwara zo ku mwanya wa 35 ivurwa no gukoresha igisura ni indwara y'amagufwa, cyane cyane izwi nka arthritis. Burya abantu bafite indwara ya arthrite bakunda kuribwa mu mavi akanababaza, cyangwa se bakaribwa amagufwa n'imikaya. Burya gukoresha igisura ushobora gutuma utandukana n'izi ndwara kandi ugakira ukamera neza. Indwara zo ku mwanya wa 36 ivurwa no gukoresha igisura ni indwara zifata mu gitsina ugatuma wishimagura cyangwa se wumva kubabaza. Burya ushobora kwivura icyo kibazo ukoresheje amazi y'igisura cyangwa se ukoresheje igisura, hanyuma rero ukazajya ukikoresha isuku yo mu myanya y'imyororokere yawe cyangwa se ku gitsina cyawe. Indwara zo ku mwanya wa 37 ivurwa no gukoresha igisura ni indwara yo kubura apeti. Burya umuntu wabuze apeti ushobora kumuha agafu k'igisura akazajya akanywa mu mazi nko mu gitondo, bigatuma agira apeti byibuze ukakanywa rimwe mu cyumweru, cyangwa se nanone ukaba ushobora gutuma wongera ubushake bwo kurya bitewe no gukoresha ako gafu k'igisura. Indwara zo ku mwanya wa 38 yo gukoresha ivurwa no gukoresha igisura ni indwara yo kudahumeka neza cyangwa se kunanirwa guhumeka neza. Abo bigenda kugaragara nko abantu bafite ibimenyetso by'indwara ya asima, pneumonia ndetse n'izindi, ariko buri igisura gifungura inzira z'umwuka zigatuma zongera gufunguka neza ugahumeka neza. Indwara zo ku mwanya wa 39 ivurwa no gukoresha igisura cyangwa se ibyago byo kuba wayirwara bikagabanuka bitewe no gukoresha igisura ni indwara ya cataracte. Ni indwara y'ishaza ifata amaso ikunda gufata abantu bageze mu za bukuru. Buryo gukoresha igisura bigabanya ibyago byo kuba warwara iyo ndwara. Indwara zo ku mwanya wa 40 ivurwa no gukoresha igisura ni indwara itera umubiri gucika intege cyangwa se general weakness. Burya niyo ufite umubiri unaniwe umeze nabi wumva utazi uko umeze, uzakoresha igisura
unywe amazi yacyo bizatuma wongera kumera neza. Ubundi igisoro ni kimwe mu miti ya kera karemano ifite ubushobozi buhambaye mu gusukura umubiri, gukiza indwara zitandukanye, mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri, ndetse bikaba ari ingenzi cyane mu gutuma tugira ubuzima bwiza. Igisoro rero burya ni umuti w'agatangaza wakuvura indwara nyinshi, watuma ubaho neza kandi wanakurengera, kubera ko ushobora kuvura indwara nyinshi zirenze n'izo 40 twakubwiye. Muri make urutonde rw'indwara igisoro gishobora kuvura, waba uzizi ko zifite waba utanazizi, ni rurerure cyane. Uruvuze wakora ikiganiro kinini cyane cyageza no ku minota 100 cyangwa se nk'amasaha 2 arenga. Aribwo bwa mbere ugeze kuri channel wakora subscribe. Reka dusohoreza ikiganiro tukirinde ko cyaba kirekire. Ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi wayandika comment. Unifuza ko twakubwira no ku zindi ndwara igisoro gishobora kuvura, nabwo wabyandika ahabigenewe.